mbaza Chief of Rwanda Chief of Police ya Rwanda. Ikibazo nageze no kuri polisi ngiye kwirenganura ngere kwa no gukubitwa ni kubaza ikibazo cyo ngo kweri iki mwanyandikira 2020 kandi numva ko bavuga ngo ni 10,000 wari wakoze iki yari kumuramo nuko naparitse nabi n'umuhungu ari hariya yese banarangubita ahamagara abapolisi baza bamubita no gutanga ikirego abapolisi barangubise ari inyuma aho ngaho baramwana. Okay, mbaza nicyo mbaza Chief of Rwanda Chief of Police ya Rwanda. Ikibazo kivuga ku muntu watendetse je nariye ko telefone yo 35 uretse ko nayishyuye nari ntwaye umumama ufite umwana w'amezi n'imbari menshi natandatu bamfatiye hano haruguru muri opo yo muri Buhuru polisi arambwira ngo twaye abantu babiri ngo kandi ntabwo byemeye ndamubaza tese afande abantu bose twagiye ubushobozi bwo kugura imodoka nicyo kibazo mbaza ko murabisobanurira mukurikije uko mu cyumba murakoze. Murakoze cyane turabashimiye mbere na mbere nkabashimira ubuyobozi bwabwabiteranirije hano hamwe nuko abagitekerezaho batekereza n'ubuzima bw'umumotari turabashimiye cyane. Bo ikintu ushaka kubaza cya mbere nuko hano turi kuza mu nama hari kurake zacu bagiye bafotora izindi bakazandika nkibaza bavuga tese umuntu waje hano mu nama arabikirwa cyangwa ikindi kibazo nanone yari ndi hano mu mujyi none wagiye kubona ngo na message iraje ngo ngiye ngo mperereye i Nyanza banyandikira ndi kuvugira kuri telefone yari ku itariki 14 z'ukwa mbere nibona message nahise njyaraye ko kuri polisi bansaba kwandika ndandika barabya bagiye kutohereza i Kigali babikurikirane ko mu minsi mikeya ko televisiyo bazayikuraho ariko nagira ngo mbabwire ko kuva ku itariki 14 z'ukwa mbere ntabwo bigeze bakuraho iyo televisiyo kandi ndarengana yari 35 ajya rotari aba 45 nibaza nkavuga tese ubuzima bwacu bw'abamotari mubuzi ko biba bitoroshye ubu nzafata urugendo rw'i Kigali ko televisiyo babone bayikureho. Bo nanone ikindi sinasoza nashimiye umukuru w'igihugu waretse ubuzima bw'umumotari bakabitekerezaho bakabona ko bikwiye ko televisiyo ko bizajya bifata igihe cy'iminsi 30 kugira igerotari. Turamushimira cyane, reka twizere ko n'ikintu kijyanye na assurance ko natwe wenda hari bazagira uko babigenza bakakigabanya. Naho ubundi murakoze murakarama. Murakoze. Amazina yanjye Banikaniza Imana Jean. Ejo bundi ndimo nzamuka muri muhanda wa kuri gare murana kwanda gare barafotora abanyamutego 30 kandi bavuze ko ntabwo sari yemewe kurenza 10,000 none ubwa 30 ngerere cyo gavuga nayiki. Nanone ikindi kintu nabaza mu masaha ya saa 10 abanyeshuri bari gutaha nakuntu mwadufasha mukayimwakira umupolisi akadufasha kujya tambutsa abanyeshuri nakangabo akadutambutsa. Murakoze. Murakoze. Amazina ni Rwema. Hari ikibazo afande yavuze ku bijyanye no kuzaduha amajile, avuga ko
umuntu udafite moto imwanditseho cyangwa se imubaruyeho atazigera ahabwa jiri. Mu by'ukuri muri twese ntabwo dufite ubushobozi bumwe. Hari bamwe batwarira ababose, ariko ntabwo uzajya kubwira umubose wawe utwara moto ngo naza afate jiri. Turagira ngo nacyo mucyo tubisobanurireho neza. Murakoze. Murakoze. Nitwa Nezimana Toneste, ndi umumotari hano mu karere ka Rubavu. Ikibazo ngewe mfite ni cy'abasekirite. Natambuka umuntu ntazi ngasanga ngo umusekirite akamfotora agenda, ahubwo namwe abahereza ibibaranga buri wese ntazigira umusekirite. Murakoze. Murakoze. Aya nitwa Gasibinosa. Hari umusekirite uri hano yagiye yandikishiriza 20,000 ahantu bita za Nyabyondo. Naba nifuza ko nageze no kuri polisi ngiye kwirenganura, ngerekaho no gukubitwa no kubaza ikibazo ngo ni kubera iki mwanyandikiye 20,000 kandi numva ko bavuga ngo ni 10,000. Nanjye mwafasha kuri icyo kibazo. Murakoze. Murakoze. Amazina y'isuzuma. Amazina yanjye nitwa Gasibinosa. Wari wakoze iki? Yari ku murongo uko naparitse nabi n'umuhungu ari hariya mu muhanda w'igitaka iri haruguru nubwo yaberekana ifoto n'ukundengana. Yesu bana bangubita ahamagara abapolisi baza bangubita no gutanga ikirego. Abapolisi barangubise barabahungu bamuhamagaye. Ari inyuma aho ngaho baramuhanga. Turaza kubikurikirana turebe. Nagezeho gukubitwa rwose ni ukumurikirana icyo kibazo cyanjye n'amafaranga agiye kujya leta. Dutuze abana abayobozi. Dutuze ari kubaza abayobozi kandi nibo bagomba kumufasha, ntago induru yamufasha. Murakoze. Abazina n'isuzuma Claude. Icyifuzo jewe ni icyifuzo, ariko nkurikije ibyavugiwe hano yasanze buri wese yabikurikiza bitewe nuko byinshi birarengera ubuzima bwe bikarengera n'ahazaza. Icyifuzo cyanjye nasaba n'ubuyobozi nka meya w'akarere ndetse n'umukuru wa polisi waha, ndasaba icyifuzo cy'uko mu gihe habaye inama hakorwa ubundi buryo tukajya tubimenyeshwa nk'abamotari muri rusange, kuko usanga ngewe nimba ntabizi nkabyuka nzi ko ngiye mu kazi niteguye kujya mu kazi, ahubwo nkahita mpura n'imbogamizi y'umusekirite agasanga nyirutse inyuma harimo aramfotora simbizi, ntaza kuryama cyangwa se kuba ndi mu gihe cyo kuruhuka nkabona SMS mu gihe ndi kuruhuka nkibaza nta hantu nahuriye n'umupolisi, nta hantu nahuriye n'umusekirite, ntiyanamagaritse ngo ambaze ko ampore iryo kosa cyangwa se ambaze iryo kosa wenda ngo mbe narirenzeho, wenda ko kaba ari agasuzuguro, wenda ntamusuzuguro. Iki cyifuzo nifuza nk'uko hariho gahunda z'akarere, nifuza ko mu gihe hateganyijwe inama hajyaho gahunda y'akarere byibuze akavuga ati aka karere kazagira inama, nta mumotari wemerewe kurenza cyangwa se kuba ataza n'iyo nama, kuko usanga tubura n'imbogamizi. Niba ngewe ninjiye hano mu nama hari abari gukora ntibabizi. Icyifuzo nifuza ko mwashyiraho wenda na gahunda y'uko mu karere ka Rubavu niba habaye inama abamotari bose batemerewe gukora bakaza mu nama.